Nange ndavuga ngo nitwa Nzeyimana Yozefu. Ngivuga ngo Nzeyimana Yozefu, wa mugabo yatangiye gufata amazina yacu ayereka abakurambere ngo mwakire Ntawizera Kimana Didasi, mwakire Forod Waridi, mwakire Nyiranzume Pascasia, mwakire Nzeyimana. Akivuga Nzeyimana na byaramutereye bimukubita ku gikuta ku nzu, twumva aratitiye, avuza indura zanzamuka, avuga ngo mwabagabo mwe munteje abakurambere, hano mwazanye ikizina kibi cy'uwo mwana wanyu, ngo mwamise Nzeyimana, hano tuvuga Imana ndi tuyishaka nta nubwo tuzayikorera. Uwo mwana wanyu niba mushaka kuba mwakira ni muhindura iryo zina cyangwa mu musohora agenda. Papa rero yagize ubwoba, yaravuze ati uyu mwana niwe nashakiraga amahoro ho kugira ngo musohore nahindura izina. Ati rihindure vuba vuba se, rihindure vuba vuba udatuma abakurambere banyica. Papa rero n'ubwoba bwose numva mpaye amazina, numva aravuze umwana ntakitwa Nzeyimana, mwise Mbirizi Dodosi. Avuze Mbirizi Dodosi, tubona wa mupfumu aragangahutse aricara, tubona aratongera arahagurutse, aratangiye rero ajya kureba ibikoresho aho byari biri, tubona azanye ingoma, tubona azanye isekuru, tubona azanye umuheto, azanye n'icupa. Nicyo cyatumye umugabo atangira kutwigisha uko tubyina. Aratangira aririmba indirimbo ye ngo amayungu, turabyina kugeza ubwo umudiho watunaniye, turaruha cyane. Aratutwagira ngo turuhuke, akatubwira ati muraruhuka se babemereye. Kugeza igihe rero tubonye tunaniwe, ariko tugiye kubona tubona twumva aravuze ngo Coprotica Dudu na Telegram. Twumva abwiye abakurambere biwe ngo umudiho wabo turawemeye. Ubwo yahise atubwira ngo ngaho nimwicare mu ruhuki. Turicara turaruhuka. Igihe kigeze aratubwira ati mwebwe abakumurataha, ariko abakurambere bavuze ko uyu mwana adataha. Ati uyu mwana abakurambere bavuze ko mumumpa nkamutahana, niba kandi mubyanze nanapfa ntimuze kumpamagara. Abaturage rero ariyo miryango ya papa nuko yemeye bashaka ingobyi, barakanira ingobyi, barangije barampeka. Ntabwo nari mbyiteguye. Yahise afata sikateri ayinjiza mu ino ryo hagati, arikatira rimwe ngo ararika mpita mvuza induru mvugira hejuru. Papa nawe arikanga ati bigenze bite? Nambwa ati dore wa mugabo arandemye. Umugabo we ndi yatwitayeho, yahise afata ukuguru kugira ngo amaraso atagwa hasi, ahubwo ayasuka muri cya gice cy'ihembe giwe yazanye, afata na cya gice kino agishyira muri cya gice cy'ihembe yazanye. Ndagira ngo ndikwereke wowe uri kureba ngo hari abantu baza gutuburira ku makamera, ntabwo mbamo. Dore ino ndikwereke iryo yanciyemo, nahaye abadayimoni niryo ryiri. Iri no bariciyemo, iri aricamo amaraso yavuye muri ryo n'igice cyaryo, yahise abishyira mu gice cy'ihembe ry'inka yazanye, ahita ashyiraho amaraso y'ihene n'ay'inkoko, ahita ahamba mu bikigi by'amarembo, ashyiraho n'ingere y'igiti bitaga muturirwa, avugiraho amagambo, arahamagara. Byabaye ngombwa rero papa yafashe ibiceri dushyira amaturo mu mbehe bari baduhaye. Abadayimoni cyangwa se nakita abakurambere amafaranga barayagaye. Umupfumu abwira papa abakurambere amaturo bayagaye, shyiramo inoti. Papa rero byabaye ngombwa ko afata inote, zari inote yabonaga zari ziri umugore uhetse umwana icyo gihe. Afata inote araziduhaye, dushyira muri ya mbehe. Dushyize muri ya mbehe, wa mupfumu ahita ahamagara abazimu bwe, tumva aravuze ngo Coprotica Dudu na Telegram. Ati bakoro wa mbere museke mugasane musini icyago n'icyagane n'umwakira amaturo y'abagesera babatuye, kandi niba mubemereye bemera kuzabera abagaragu mukazabera abashebuja. Akivuga ayo magambo avugira kuri iyo mbehe, twahise tubona imbehe ivuye ku kirago yari iteretse, igenda isimbagurika, igenda isanga papa we yicaye. Papa yibonye kubera n'ubwoba bwose, we yahagurutse yiruka, natwe tumwirukankaho. Aho byageze mbambaye umwana w'umupfumu, iwacu basa n'abagize bate n'abantanzi. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya, iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Reka tubasuze kandi twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha uturuka ku Iteka Imana mwese mudukunda kandi mugakunda n'ijambo ry'Imana. Ndi kumwe n'umupasiteri tugirana muri kano kanya, itubasuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amahoro. Amahoro. Ko witonze cyane, bimeze bite? Niko mpora. Nuko ari cano nshyashya ugiye kwicaraho? Oya. Niko mpora. Nanjye numva kwitonda ari byo bizima. Hari akantu wagira ngo ugenda witonze twaye amabanga y'Imana. Aho niba bikuremereye byinshi cyane. Ntabwo birashoboka nyine. Utwaye amabanga agenda yigengesereye no mu jambo ry'Imana niko bivuga. Reka tugusore noneho wibwire abaduteze amatwi, ninde tugiye kugana muri kano kanya. Njyewe nitwa Nzeyimana Yozefu, ndi umupasiteri. Yego. Ndi umugabo ufite umugore n'abana, kandi ndi umuntu ushima Imana cyane cyane nkurikije aho yankuye. Niyo mpamvu rero ngushimiye nawe ubwawe kandi mushatse kugira ngo munyakire ngire icyo mbwira abazareba icano cyangwa se abazayumva. Yego. Ko hariho gukomera kw'Imana, kw'Imana idaterwa inkunga, kw'Imana ishobora byose. Amen. Yego.
urakoze cyane. Reka twe ngo Imana iguhe umugisha, ntabwo twebwe dutinda, reka tuguhe umwanya usenga Imana ubundi ukomeze kugeza dushoje umwanya wose ukoreshe mu izina rya Yesu. Ni karibu. Mana yacu, Mana y'urukundo, twaragushimiye ubwo wemeye kwemerera kurema abantu, ubaremamo witwa Bikira Mariya. Bikira Mariya abyara Yesu, Yesu nawe aduha umwuka wera. Uyu mwanya narindi kugusaba ngo unyemerere abazareba iyi cano n'abazayumva uzabaho umugisha bakiri mu isi, kandi uzabahe n'ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu. Murakoze cyane. Nguko nabibabwiye, nashaka kugira ngo nzaganire cyangwa se nganire namwe abari bunyumve. Ni ikiganiro cyangwa se n'ubuhamya, ariko cyane cyane bugenderera ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana rero nagira ngo tubanze dusome kandi tunarisobanuza ubuhamya mfite. Yego. Ijambo ry'Imana ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso ibice 2, umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Iryo jambo, umutwe w'ijambo aravuga gukizwa n'ubuntu. Ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza ingeso y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko tuzuranwa nawe, twicazanywa nawe mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Iri jambo rero ngira ngo tuganire namwe, ndagira ngo tuganire iri jambo ku mpamvu z'iki. Turaganira ijambo ku mpamvu z'abantu. Kuri iyi si dutuyeho dufite Imana, dufite Yesu, ndetse dufite n'umwuka wera, abandi babita Roho Mutagatifu. Ariko icyo nashaka kugira ngo nganire n'abakristo cyangwa se abazareba iyi cano, nagira ngo mbasobanurire ukuntu umuntu agenda yarapfuye, ariko iryo jambo rivuga ngo namwe yarabazuye. Yesu azazura abantu. Yego. Abantu baraho, hari abagenda barapfuye bishwe n'ibyaha, abandi barishwe na karande. Karande rero nsobanura karande y'uburyo butatu. Hari karande y'aho wavutse, hari karande y'aho washatse, hari karande y'aho washakiye amahoro mu miti cyangwa se mu bapfumu. Ariko ahangaha nge ndi buganire namwe, ndabaganiriza ukuntu twari dupfuye, nge n'imiryango yanjye, ndetse harimo, reka mvuge, ubu dufite mukuru wanjye we yarapfuye, ariko mfite n'undi mukuru wanjye w'umupasitoro. Mfite na data nawe wapfuye ku byerekeye iyo karande, ariko ndanashima yuko mukecuru we yatashye akijijwe. Twari twabonye ukuntu Imana igira neza. Nge rero nguko mu ntangiriro, nge mfite, navutse mu 1966. Navukiye mu karere ka Rusizi, kera hitwaga Icyangugu. Muri icyo gihe nabanye n'ababyeyi, mbana n'imiryango, ariko haza kubamo ikibazo. Haza kubamo ikibazo kitari kimeze neza, kuko data yashakiye amahoro mu bapfumu, kubera ko aho twari dutuye naho bita Bukunzi Busozo, bararogaga. Ariko data nawe akiri umugabo ngo yaje kujya muri Zaire, anatindayo cyane, anabyarira abana bakuru bamwe basigayeyo, aje avuye muri Zaire. Icyo gihe ngo afata n'imirimo y'ubutware, yibera ibutware. Ibyo ibintu ro byo burozi n'ibiki byose, no nta bintu bw'ubucakuracako yari yigeze ajyamo. N'abamuhambariye bamuhambariye ku mpamvu zo kumushakaho ngo bamenye niba ari umugabo nyine ufite imiti ngo imukagira. Nuko bamugerageje bamurozero, basanga ntabyazi. Yiyambaza nawe rero abaturanye cyangwa aba yari yasanze mu miryango yabo, baramubwira ati nta muntu ushobora kuba ahangaha adafite umuti umukagira. Ababaza uko bakagira rero, bamurangira umupfumu. Umupfumu agezeyo, umupfumu ahita amubwira ibisabwa. Aramubwira ati niba waje ntacyo nge nakumarira, urasubira mu rugo, uzaza n'umugore wawe n'umwana n'umukuru mu muryango, tuzabone kugirana amasezerano. Data yaje arabitubwira, twumva ari ibintu bishyashya, ariko twumva ari na byiza, kuko ndi twari tuzi ingorane tuzahuramo nazo.
gusa yaratubwira ngo bazaduha umuti wo kudukagira ibi birirwa baturoga ntawe uzongera kuturoga. Yateguye umunsi wo kujyayo rero, ategura amaturo nyine y'abapfumu, turaterura turamushyira, tugerayo dusanga ni umupfumu ariko nawe yego ufite ubumanji. Araragura, arareba ibintu bizaba, nuko bigera igihe rero we atwemerera, aratubwira ati niba mwazanye amaturo mukaba mwaje munaje, ndabakorera ibyo mushaka. Abaza papa rero, aramubaza ati ibyo nagutumye warabibonye? Papa aremera ati narabibonye. Yari yamutumye amafaranga rero y'amaturo, yari yamutumye n'imbuto zo ku mwero w'ubutaka, urumva twari twajyanye inkangara, twari twayimushyiriye n'inzoga mu muderi. Igihe kigeze yaratubwiye ati reka mbaze ndangiriza abo nari nkurikiye kuvura mbasezerere namwe nze dukomezanye. Yaraje rero atujyana mu nzu yari hirya y'inzu ye, ni inzu yakoreragamo imihango ya gipagani y'ubupfumu, niyo yaraguriragamo. Aduha ibyicaro turicara, tumare kwicara aza yatubwira ngo ubu rero ndagira ngo mbaze Imana. Aduhereza inzoga mu gacuma, aratubwira ngo nidusome, ariko abanza isoma ivuburira hasi, twumva ari guterekera, twumva ngo nimuseke mu gasane, mutsinde icyago n'icyagane, nyawo n'abakurambere mwakira abashyitsi baje kubashakaho ubuhake, kandi nimubemerera bemera kuzababera abagaragu namwe mukazababera shebuja. Twumva arabitongereye, ariko ibyakurikiyeho nuko yaje kubwira data, aramubwira ngo banza uzane amaturo wazanye uyahereza abakurambere babone kukwakira. Uwo mugabo rero yazanye isahani bitaga imbehe, ni isahani ikorwa mu giti, yari imbehe, arayizana ayishyira aho ngaho, abwira data ati shyiramo amaturo abakurambere, niba yashima baraza kukubwira ibyo waje ushaka niba babigukorera. Byabaye ngombwa rero papa yafashe ibiceri dushyira amaturo mu mbehe bari baduhaye. Abadayimoni cyangwa se nakita abakurambere amafaranga barayagaya. Umupfumu abwira papa abakurambere amaturo bayagaye, shyiramo inoti. Papa rero byabaye ngombwa ko afata inote yabonaga zari ziri umugore uhetse umwana icyo gihe, afata inote araziduhaye, dushyira muri ya mbehe. Dushyize muri ya mbehe, wa mupfumu ahita ahamagara abazimu be, tumva aravuze ngo Koporotika, Dudu na Telegaramu, ati bakora mbere museke mu gasane mutsinde icyago n'icyagane n'umwakira amaturo y'abagesera babatuye, kandi niba mubemereye bemera kuzabera abagaragu mukazabera abashebuja. Akivuga ayo magambo avugira kuri iyo mbehe, twahise tubona imbehe ivuye ku kirago yari iteretse, igenda isimbagurika, igenda isanga papa we yicaye. Papa yibonye kubera n'ubwoba bwose we yahagurutse yiruka, natwe tumwirukankaho. Turasohoka nyine duhunga. Twageze munsi y'inzu twahabye, umupfumu tubona aje atushaka, ariko twumva hamagaye papa amutonganya cyane ati wa kigabo we ugeze aho gute? Papa arisobanura ati ngiye uko ngana gutya n'ubwa mbere mbonye imbehe igenda, naho nabaye muri Zaire sinigeze mbibona. Aramubwira ati abakurambere bari bemeye amaturo nawe urabahunze, none se nyibwire n'ubundi gusanga mu gihuru? Papa ati hoya, ariko mugabo twa turi kumwe amugendera inama ati nuko wamenyereye mu byo muri Zaire, ariko ubumanji bubaho, hatari n'abandi barindisha imyaka yabo. Abapfumu barindisha imyaka yabo amacuma karara yikaraga mu mirima ntagiye gukora ku kigori. Ati ubwo rero niba utabizi reka tujyeyo, ariko ibi natwica leta izamutubaza tuguye mu rugo rwe. Tuzamuka tubwira ati nimuhumure ndi mupfa nimuze mwicara ariko musaba amasezerano y'abakurambere. Nuko data yaje turicara, ngewe numvaga nta kibazo, uko bari bugenze niko ndi bugenze. Twicara na papa na mama na wa mugabo twazanye, umupfumu yongera kwinginga abakurambere. Tibakurambere museke mu gasane, abagesera bari babatinye ariko mubababarire. Nuko twumva yuzuye imyuka, aruzuzwa, uwo mupfumu aruzuzwa imyuka ye. Tugiye kumva twumva baravuze ngo mwivuga amazina mwese. Twivuga amazina. Papa aravuga ngo nitwa Ntawizera Kimana Didasi, mama aravuga ngo nitwa Nyiranzumuye Pascasia, wa mugabo twajyanye ati nitwa Frodwide Singira Nkabo, nanjye ndavuga ngo nitwa Nzeyimana Yozefu. Ngivuga ngo Nzeyimana Yozefu, wa mugabo yatangiye gufata amazina yacu ayereka abakurambere ngo mwakire Ntawizera Kimana Didasi, mwakire Frodwide, mwakire Nyiranzumuye Pascasia, mwakire Nzeyimana. Akivuga Nzeyimana na byaramutereye bimukubita ku gikuta ku nzu,
twumva aratitiye avuza induru azanzamuka avuga ngo mwabagabo mwe munteje abakurambere hano mwazanye ikizina kibi cy'uwo mwana wanyu ngo mwamisenzeye Imana hano tuvuga Imana tuyishaka nta nubwo tuzayikorera. Uwo mwana wanyu niba mushaka kuba mwakira nimuhindure iryo zina cyangwa mumusohora agende. Papa rero yagize ubwoba yaravuze ati uyu mwana niwe nashakiraga amahoro ko kugira ngo musohore nahindura izina. Ati rihindure vuba vuba se rihindure vuba vuba udatuma abakurambere banyica. Papa rero n'ubwoba bwose numva mpaye amazina numva aravuze ngo umwana ntakitwa Nzeyimana mwise Mbirizi Dodosi. Avuze Mbirizi Dodosi tubona wa mupfumu aragangahutse aricara tubona aratongera arahagurutse aratangiye rero ajya kureba ibikoresho aho byari biri tubona azanye ingoma tubona azanye isekuru tubona azanye umuheto azanye n'icupa. Akagoma gato yagahaye papa isekuru ayihereza mama umuheta awuhereza wa mugabo twajyanye nanjye ampereza icupa yabikagamo imiti yo bitaga amasubyo. Agiye kutubwira ati ngiye rero kubabwira imirimo mugomba kwemerera abakurambere n'imihigo mugiye kubahigira ubundi muze mwabasaba ibyo mushaka. Abwira data ati urahere wowe wa mugabo we ugiye kubwira abakurambere wakubita umurishyo kw'iyi ngoma uraba wemerera abakurambere ko nta yindi ngoma uzongera kwamamaza uretse y'abakurambere. Iyo yaguhaye masambu nayo mahene mbona ufite nta ngoma wemereye kwamamaza iya Musingi ya Rudahigwa ya Kayibanda nta ngoma wemereye kwamamaza. Papa remera kubitaho umurishyo se akubitaho umurishyo. Abwiye mama ati nawe fata isekura arayifashe n'umuhini wayo atugiye gukubita umuhini usekura uraba wemera abakurambere ukiva hanga ntiwemereye guteka ngo warurire umugabo we cyangwa abashyitsi n'abana ibiryo utarabaza guha abakurambere. Uraza ukuraho ibiryo bya mbere ujabure ubundi ubwira abakurambere ati museke mugasane muri rangandi mugapfa igiti nimugapfibuye amwibwira amagambo arazavuga. Mama nawe akubita umuhini mu isekuru abayemeye ko arazabanza kugaburira abakurambere. Wa mugabo twajyanye baramubwira ngo fata umwambura se uraburashe Bikira Mariya n'abatagatifu ntiwemereye kongera gusenga Imana mu miryango yanyu. Wa mugabo nawe afora umuheto ararasa ngo arashe Bikira Mariya n'abatagatifu bemereye kuza basenga abakurambere. Ngi rero nangezeho ngo fata urugwembe nawe urasimbuka gatatu uraba wemeye ko uraza ujya gushakashaka ibyo abakurambere bagutumye haba nijoro cyangwa ku manywa. Nsimbuka gatatu ntazi byari byo naho turangije rero nuko yavuze ati nimutuze mwicare turicara araduhamura noneho rero. Twumva aravuze ngo Muganda Mikesha Mushunduzi avuze Muganda na Mikesha na Mushunduzi. Papa tubona arahabutse arikanza agira ubwoba aramaze tukugira ubwoba. Papa terega Muganda na Mikesha na Mushunduzi n'ababyeyi banjye ni mumvuka mu Muganda ni papa Mushunduzi ni sogokuruza ni Mikesha. None se ko bavuze urabazi uratuzi twebwe. Umupfuma ati abakurambere baje hanga n'ubu ngubu barahari ukibahamagara n'ubu baje ataho ko baravuze ngo muhite mubaha ibirori ni mubyine mukora ibirori umudeho wanyu ni bawubona barishima baze babaha amasezerano mwaje mushaka. Aha rero yongezaho nageze mu Pantekote nsanga muruzuzwa nsanga murahanura nsanga muvuga indimi ngo mufite n'ibyo mweretswe mwabonye. Yongeza aha ngaha inza ngira ikibazo gikomeye cyane ngese nagize n'amahirwe niga ishuri rya Bibiliya imyaka 3 n'izi 6 n'izi tede niga n'ishuri rya STT niga imyaka 6 ya Bibiliya ariko niga igitabo cyitwa igitabo cy'abahanuzi. Niwe nagize amahirwe aho mbereye umuyobozi aho nabereye mwarimu nkaba niyicaraga mu materaniro y'abanyempano mbabaza ngo izi mpano mufite ko nazigize kera ngewe ntarerekwa ntaramenya ko muhanura ngiye ko nari nzi kubona ibintu nkumva n'ibintu nkabishurirwa mwebwe izi mpano muzigiye ibimenyetso. Numva raravuze ngo mwebwe nimuvuge icyo mushaka ariko mubanze mugire mute mu byinire abakurambere. Akimara kubivuga rero kubitubwira papa yarabyinye twumva aratangiye arabyinye agatera indirimbo arabyina atera indirimbo turabyina ariko umudiho upfa ubusa. Twumva umupfuma aravuze ngo uwo mudiho ntibawemeye. Twumva haratubwiye ngo wa mugabo wazanye amafaranga ko mbona ufite amafaranga ngo mbona ufite n'amatungo wanyemereye ihene imwe noneho nge nkakwigisha uko babyinira abakurambere bakishima. Yarebye no mu miti yiwe twumva afite ngo dore umukumbi w'ihene ufite harimo ihene y'igihuga n'ihene y'umusheru urambiye n'umwazira igihuga na musheru uwo mpimwe. Papa rero yemera ko agomba kumuha ihene. Nicyo cyatumye umugabo atangira kutwigisha uko tubyina. Aratangira aririmba indirimbo ye ngo amayungu turabyina kugeza ubwo umudiho watunaniye turaruha cyane.
twagira ngo turuhuke akatubwira ati muraruhuka se babemereye, kugeza igihe rero tubonye tunaniwe, ariko tugiye tubona twumva aravuze ngo Coprotica Dudu na Telegram, twumva abwiye abakurambere biwe ngo umudiho wabo turawemeye. Ubwo yahise atubwira ngo ngaho nimwicare mu ruhuke. Turicara turaruhuka, igihe kigeze aratubwira ati mwebwe abakumurataha, ariko abakurambere bavuze ko uyu mwana adataha. Papa bimubera ikibazo gikomeye cyane, se ndataha njyenyine, ati ntabwo ataha, kandi anatashye ntiwamugeza mu rugo kuko yamaze kumutanga, kandi yemerera abakurambere ko arazajya gushakashaka ibyo abakurambere bamutumye. None rero guhera uyu mwanya mwebwe nimutahe, ahubwo dore uko abakurambere barashaka ko mugenda mugashaka ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe, mwamara kubibona muzaze mumbwiye ko mwabibonye, duhaguruke tubanze tujye gushingira igiti uyu mwana mu miryango yanyu, namara kubibona uzaze kumbwira. Papa rero yaratashye, ataha azi ko agiye gushaka ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe. Yaragiye agera mu rugo, nta wundi yari kubibwira uretse ko yari afite n'abandi bana, yarabaganirije uko nasigaye n'ibyo bamutegetse. Ntabwo byatinze ko amahene yari ayafite, inkoko niyo numvise ngo bagiye gushaka mu isoko nyine y'ibara rimwe, ariko n'izindi zari zihari, ariko ajya gushaka ihene n'inkoko y'ibara rimwe mu isoko. Amare kuyibona nibyo byatumye aza guteguza umupfumu. Araza aramubwira ngo ya hene n'inkoko mwantumye narabibonye. Umupfumu areba mu miti ye, aratangira aravuga ngo mugende mutumire imiryango yanyu, abo mutagira icyo mupfa muzabatumira niwo wabahaye umunsi, ababwira uko bazashaka imbuto za buri kintu icyo ari cyo cyose naho baziboneye. Aho baziboneye baje rero baramubwira ati imbuto wadutumye twarazibonye, n'ihene irahari. Nuko ubwo cyageze umunsi yaje umupfumu yaraje rero tuhita dutaha tujya iwacu mu Bagesera. Tugereye rero aratubwira ati mwitegure, atumaho babantu papa yari yarabwiye mu miryango ye baraza. Mu masaa 3 y'ijoro niho umuhango watangiye, yari yatuzeze. Ariko twe intego y'ibyibizimu bye biri mu mukoreshe ntabwo twari turamenya neza intego yabyo. Yasabye inzoga, asaba amasaka, asaba intango, si bibindi yari yasabye. Arangije aragenda ahita abwira umusogosi uri bubajye ayo matungo, baramumwereka. Nuko aratangira tubona azanye imiti ye, ahera ku irembo azunguruka ibikingi by'amarembo, azunguruka mu gikayi, numva agenda ashahira imiti mu museke mu gasane, mutsindi cyago n'icyagane. Twaje muri uru rugo rw'Abagesera, ndi bagapfa igiti ndi bagapfa ibuye, ntabwo nari mbyiteguye. Yahise afata sikateri ayinjiza mu ino ryo hagati, arikatira rimwe ngo pa, ararikate, mpita mvuze induru mvugira hejuru. Papa nawe arikanga ati bigenze bite? Ntabwo ati dore wa mugabo arandemye. Umugabo we ndi yatwitayeho, yahise afata ukuguru kugira ngo amaraso atagwa hasi, ahubwo ayasuka muri cya gice cy'ihembe giwe yazanye. Afata na cya gice kino agishyira muri cya gice cy'ihembe yazanye. Ndagira ngo ndikwereke wowe uri kureba ngo hari abantu baza gutuburira ku makamera, ntabwo mbamo. Dore no ndikwereke iryo yanciyemo, nahaye abadayimoni nibyo ryiri. Iri no bariciyemo, iri aricamo. Amaraso yavuye muri ryo n'igice cyaryo yahise abishyira mu gice cy'ihembe ry'inka yazanye, ahita ashyiraho amaraso y'ihene n'ay'inkoko, ahita ahamba mu bikingi by'amarembo, ashyiraho n'ingere y'igiti bitaga muturirwa, avugiraho amagambo. Arahamagara Muganda, Mikesha, Mushunduzi, bakurambere b'uyi miryango, ndimugapfa igiti ndimugapfa ibuye, kandi mwitegereze dore wa mwana wanyu yemeye kuzabera umugaragu ngo azabakorera ku manywa na nijoro. Arangije kubera n'ubwoba bwose byabaye ikibazo rero, papa ahita agira ubwoba, atongana n'uwo mupfumu. Umupfumu aramubwira ati wa mugabo we, ntabwo nza nkina, kandi nubwo umunasakuza uyu mwana waramutanze ntakiri uwawe, abakurambere nubwo umusakuza baramwica n'ubundi, kandi ndavangamo mutabye ntawe uzagira icyo antwara. Aho rero babagabo papa yatumiye b'umuryango nibo bamuhojeje, baramubwira ati ceceka, winjiye mu byo utazi. Noneho rero uyu mwana ni ureke batwara ino ryonyine, rugira amahirwe ahubwo ntanapfe. Ahubwo nimwogire mute, nimukora ibyamuzanye, ureke atahe.
umupfumu ubwo ntiyari gutaha muri iryo joro rero byabaye ngombwa ko banywa inzoga, ariko bamwe urumva bamwe bari bababaye, ariko umupfumu ntacyo bimubwiye. Mu gitondo njye bwake mu gitondo ukuguru kwabyimbye, ahamagaye abazimu biwe igihe cyo gusezera. Abazimu b'abakurambere baranga ngo uwo mwana ntabwo tumusiga no wacu, niba muheke bamuzane, niba banze barasigarana intumbi. Umupfumu ahita abibwira abantu bari barayaho na papa ati uyu mwana abakurambere bavuze ko mumumpa nkamutahana, niba kandi mubyanze nanapfa ntimuze kumpamagara. Abaturage rero ariyo miryango ya papa nuko yemeye bashaka ingobyi, barakanira ingobyi, barangije barampeka, ubundi bakurikira umupfumu. Nuko basubije aho bita za Busozo, nsubira hehe ku mupfumu. Ngereyo rero umupfumu urunanjyana kuri cya gisanduku hajya twabyiniraga. Nuko warahamagara Koprotika, Dudu na Telegaramu bakurambere, dore wa mwana wanyu turamuzanya, aho mwari mwantumye tuvuyeyo, twasanze baraho kandi mubarinde gupfa igiti cyangwa ibuye, ahubwo bemeye kuzababera abagaragu namwe muzabere basheguca. Naho rero nashyiriwe muri rya jambo twasomye ahangaha ngo namwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro ngibyo mwagenderagamo kera mukurikiza umwami utegeka ikera, ariyo myuka ikorera mu batumvira, kandi natwe twese twahoze muri bo. Naho nahoze muri bo mu myuka ikorera mu batumvira, nanjye nayibagamo. Naho byageze mbambaye umwana w'umupfumu iwacu, basa n'abagize bate n'abantanzi. Numva rero narekeraho nkazakurikiza ikindi kubabwira uko byagenze naho byagereye. Murakoze, mbifurije kuzakurikirana, uzashaka kandi kugira ibindi ambaza azambaza, ndahari. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, reka tumusabe asiga atanze nimero za telefone ku buryo mushobora kumubaza. Uyu munsi ni umupasiteri, azajya uko yabaye pasiteri nuko yavuye mu bapfumu akaba pasiteri, azahagera aho ngaho. Inomero zanjye uzashaka kugira ibyo ambaza cyangwa kugira ibindi yanyandikira, inomero zanjye ni 0788 79 404. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turagushimiye Yesu, turaguhimbaje kuko ugira neza. Nagusabye ngubwira ngo wakoze cyane kuko watwemereye kudukura mu bari barapfuye bagiye bahagaze, uratuzura uyu mwanya. Ariko n'abandi bakimeze gutyo, bakiri mu mirimo y'uburetwa y'umwanzi Satani. Hari n'abandi kandi bakiri muri karande y'imiryango yabatsikamiye, aho bashatse baratsikamirwa, ingo zirasenyuka, aho bashatse karandira bayubazigiza mbangwa ibiyobyabwenge, ahandi bashatse bagumye mu bapfumu, na n'uyu munsi gukira byaranze. Abo nabo ndabasenya nk'uko wadukuye hariya, nabo uzabakureyo niba bibaye ngombwa, kandi uzavura indwara zananiranye nk'uko iwacu zari zarabaye karande. Bacyumva iki kiganiro uzabemerere, kandi nabo bafite abana babaye baningaruzwa muheto ya karande y'abadayimoni, abo nabo ubagirire neza, bazabona umuti bawukuye kuri iki kiganiro, bazabumvise. Turagushimiye, ngaho tugenderere, nuturengera urengera igihugu cyacu, nurengera urengera itorero ryawe, nuturengera kandi urengere imfubyi n'abapfakazi. Urakoze kuko wumvise gusenga kwanjye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha.